Mwaramutse, Yesu ashimwe. Nishimiye kuba mbonye uyu mwanya kugira ngo mbagezeho ubuhamya bwanjye kuva nkigera muri iri torero. Ntabwo biba byoroshye, ngira ngo ejo pasiteri yaratwigishije. Twese tuvuga ko twemera Imana, tukavuga ko dusenga, tukavuga ko twumva inyigisho, ariko hari ibyiciro bitatu yavuze. Aravuga ati ijambo ry'Imana ushobora kuryumvisha amatwi, warangiza ukarishyira mu mutwe wawe, ariko mu mutima harimo ibindi. Ntekereza ko abenshi wenda mbere y'uko muza ariko byari bimeze, nanjye niko byari bimeze. Ngira ngo abatabizi, hano nahaje nje gutanga ikiganiro, umugore mu iterambere. Maze gutanga ikiganiro nza gukurikira inyigisho za pasiteri ko na madamu we. Icyo gihe nibuka ko icyo bigishije bavuze ko kubera iki uvuga ko mugenzi wawe ari we mubi, niba mubyibuka abari bahari, ugahora uvuga ngo runaka niwe umbereye mubi. Baratubwira bati nawe jya wumva ko ushobora kuba ari wowe mubi, nibyo bizatuma wa wundi ahinduka nawe ugahinduka. Mu by'ukuri buri wese agira ibikomere bye, agira n'amateka aba yaranyuzemo. Naje aha rero nari narafashe umwanzuro wo kumva ko ngomba kuba njyenyine, kubera ko sinzi niba bibabaho ukabana n'abantu ukabagirira neza bikarangira ari wowe ubaye mubi. Naje kubona rero bingoye cyane, ndavuga ngo aho kugira ngo njye mbana n'umuntu ntandukane nawe ari njye uhindutse mubi, nageraga ubwo mfata n'igihe cyo gukora icyo bita prospection, sinzi mu cyongereza, ubwo pasiteri aramfasha kwitekerezaho. Nkavuga se ko nabanaga na runaka na runaka, aho njye si nkurikije ibyo pasiteri yigisha, aho si njyewe waba ndi mubi. Naze gukora analize ngasanga ntacyo nishinja, mpitamo kuvuga ngo reka mbe nze kuba njyenyine. N'igihe bambwira kuza gutanga ikiganiro, ni Mikera wabimbwiye, manza kwiyangira, ahubwo mbwira undi mugenzi wanjye, nese ntimwohereza ahantu? Arambwira ati hoya, ati mfite izindi gahunda. Ngeze aho ndavuga nti ariko sinumva ijwi rimbwira riti ariko wagiye hariya wenda ko hari ushobora kubona za nshuti nyazo muzamarana igihe. Mu by'ukuri naje nje gutanga ikiganiro, ariko nari nje no gushaka inshuti, kandi ndashima Imana ko nazibonye. Naraje nkajya nza gusenga, inyigisho zaha ziranyubaka cyane cyane, ariko nari umuntu warangizaga akazi ngahita nitahira. Ariko iyo nshoje akazi, ngira ngo bamwe muri mwe hari abo mvugisha, naba nabonye akanya nkaza gutaramana namwe. Mu by'ukuri ndi umukatolike, sindanavamo kuko mpafite amateka nayo ntibinyoroheye, ubwo bizasaba umwanya kubera abana nagiye mpagararira. Ubu ntangiye gushyingira, mba nabaye marene, ariko nyine icyo nakundiye aha ntibikubuza kuba wanakomeza n'iyo wari uri. Icyangombwa burya ni cya kindi pasiteri yaratwigishije, ni ikiri mu mutima wawe. Nta nubwo nari nateguye gutanga ubuhamya, ahubwo ngeze ahantu mbaroze ngo bateguye ngo ntaraza amasaha arageze, mpita mvuga nti ariko siko nanjye mbifite ibyo nabonye aha. Icya mbere rero nakuye aha ngaha ni ukwihangana. Nakwiye kwihangana mu bibazo byose unyuramo. Yarabivuze, ni amahugurwa, ngenda ntoramo dukeya. Ni amahugurwa. Amahugurwa rero iyo uyagiyemo ubona seritifika, ubwo ni ukuvuga ngo uba wakuyemo isomo. Iyi si turimo abantu bafite ukwiheba,
si bose, hari abafite wenda umunezero, ariko ushobora guhura na Murekatete mu nzira aseka, ariko mu mutima nta gutuza guhari. Ariko ntekereza ko iyo ugize ukwizera buriya byose birashoboka. Ikindi nakuye ahangaha ni uko nahoraga nishinja icyaha, ariko mu by'ukuri nasanze nta cyaha. Ibyo barondora byose njye nta cyaha mfite, kuko naje kumenya ko hari uwabibambiwe. Ntekereza ko iyo ahubwo icyo dusabwa ni ukuvuga ngo ese usize nkuru cy'imusozi. Nkimara kumenya rero ko hari uwabibambiwe, ni ukuvuga ngo ntidukwiye kumubabaza bwa kabiri. Ubwo rero kugira ngo tutamubabaza ni uko tugira kwa kwihangana, tukagira kwemera, kuko iyo wihangana ukemera uratsinda ibigeragezo byose. Ibyanjye ni birebire nzabitegura, ndaba mbabwiye muri makeya. Icyo nababwira cyo ni uko kuva aho mgereye ahangaha ndishimye pe cyane, ariko ngira ngo sinzi niba mubibona, iyo ngeze ahangaha mba numva nisanze. Urabona hari igihe ubuzima abantu babamo ugasanga uri wenyine, nta muryango, ukarwana ubuzima n'abana bawe, uri n'umufasha wawe, rimwe na rimwe namwe hakabamo inzitizi. Ariko ndishimye kuba ndi hano. Nta bintu bihambaye, ntabwo ari rwa rusengero ririmo ibitangaza by'amazu, ariko ni ukuri hano hari ibisubizo. Ari nabyo biduha kuvuga ngo harasenga umutima. Ntabwo hasenga inyubako, ntabwo basenga kubera ko nirwa mfashe Bibiliya mu ntoki, ntabwo basenga ko ari uko ndi umuntu ugezweho, umutima w'umuntu. Ariko pe hano hari ibitangaza, nubwo nyine tutarabarokore ngo tujye mu mwuka, ariko njyewe narabibonye. Ndishimye rero kuba ndaha, ndasaba Imana ngo inkomeze. Hari ubwo akazi kambana kenshi nkagenda nkabura pe. Pastor Jean Pierre agashyira message kuri groupe, nkabona n'ubundi garutse iwanjye mu gikari, ariko nkamubwira ibyo ndimo. Ariko n'akazi ni ngombwa. Ikindi nakunze, ntabwo urabona hari singiye gusebanya, ariko hari ahantu hagutwara ngo ntiwaje bakaguhana, ngo ntiwatanze ituro. Niba bandika mu bitabo ntabwo mbizi, ahubwo ngewe iyo nje ahantu nyafite ndayatanga, ntayafite ntawumbaza ngo watuye ntiwatuye. Naje usibye kunyibutsa nk'umukristo ngo nze gusenga. Ndumva hano hari ibisubizo kuri njye, ariko n'undi wese waba warabibonye nkanjye akwiye gushima Imana. Hano rero hari umurongo wamfashije nkigera aha, ni Yesaya ibice 40 umurongo wa 27. Haranditse ngo yewe Yakobo Isirayeli, ni iki kituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi
utibashije imwongerera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Iri jambo rero iyo ndisomye, mureke mbabwire, kwa kundi uba wagize n'intege nke, mpita mpaguruka, ndahaguruka nkajya muri dushe nkavuga ndi kumwe n'Uwiteka, ibyo ngiyemo bigomba gutungana kubw'Imana, apana kubw'abantu. Abasore b'ibigango bazaruha, babandi twita bagezweho bazaruha, ariko ntago yicogora kuri twewe. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wadupfiriye akatubambirwa, agapfira ibyaha, na n'uyu munsi akaba akiturambuyeho ibiganza. Ntekereza ko abantu dukwiye kugarura ubwenge tukamuyoboka, kugira ngo dushobore kunesha ibibi biri muri iyi si, dushobore kubaho tunezerewe nk'uko meze ubu ngubu. Njyewe ndanezerewe, ntabwo naje nateguye ubuhamya, ariko pe ntabwo umuntu waje ahangaha habura utanga ubuhamya. Buri wese afite icyo yahakuye, afite icyerekezo. Naje gusanga kwiheba ari ikintu kibi cyane, buryo wihebye ntunatera imbere. Wenda rwo wavuga turabivuga nta gishoro, ariko hano hari igishoro cyo kwizera. Hari igishoro cyo kwizera, burya ntazagira ukubeshya, bari kugenda mu modoka, afite ama etaje, afite ibiki. Iyo udafite kwizera no kwemera, burya byose ni ubusa. Rero inshuti bavandimwe, mugire ukwizera, mugire kwihangana, mwiringire Uwiteka udacogora, udacika intege. Ibyo ari byo byose ibisubizo by'ibibazo dufite tuzabibona muri iyi si. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha.